Yesu azagaruka mu gihe gito. Maze ikizakurikiraho Yesu azahindukirira abazaba bari mu ruhande rwo hanze, uruhande rw'abazaba barimbutse, n'agahinda gakomeye cyane. Yesu azavuga ati, bana banjye, narabaremye, ndabapfira, nzuka ku bwanyu, nari ngarutse ku bwanyu, nabakoreye byose bishoboka. Kuki koko mutanyemeye? Maze ababwira ati, ubu igihe cyarenze, ubu nta kintu mbasha kubakorera. Icyo gihe buri wese mu bazaba barimbutse, buri wese mu bazaba barimbutse azabasha kwibuka ibihe by'amahirwe yagize, amahirwe Imana yamuhaye. Buri wese azayibuka, hazanyuraho filime imbere y'umuntu wese, kandi buri wese muri abo bazaba barimbutse azasubiza amaso inyuma, maze yibuke ibyamubayeho byose kuva mu bwana bwe kugeza icyo gihe. Abantu bose bazabireba nk'umuntu ureba neza filime y'ubuzima bwe. Nimundebe ndabinginze. Hazaba iki kintu ubwo abantu bose bazaba bamaze kureba filime y'ubuzima banyuzemo, bakabona amahirwe n'imigisha babonye. Hazaba iki kintu. Reba. Bazagwa bapfukamye. Nta gihe gisigaye tukabona agacu mu kirere. Wabyumvise cyane mu ndirimbo, mu makuru, mu bibwirizwa, kandi ubisoma mu mpapuro zera ko mu gihe gito Yesu azaba agarutse. Nahamya ntashidikanya ko atari ubwa mbere wumvise ayo magambo mu matwi yawe. Rero Yesu agiye kugaruka. Hari amagambo Yesu yivugiye ubwo yari ari ku isi. Yavuze ko nubwo ubutumwa bwiza buzigishwa mu mahanga yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza abantu ko imperuka ije, ariko uwo munsi wo kuza kwe uzaba umeze nk'umutego, kandi ko azaza ameze nk'umujura. Yaravuze ati, dore nzaza nk'umujura. Hahirwa uba amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa, bakareba isoni z'ubwambure bwe. Yesu yaravuze ati, nzaza nk'umujura. Ntabwo azaba ari umujura, ahubwo uko abajura baza nijoro bagasanga abantu baryamye, bariyo kure, ndetse n'abazamu basinziriye bibagiwe ko baraye ku izamu ry'uburinzi, niko no kuza kwe kuzaba kumeze. Yaravuze ati, hahirwa uba amaso muri iryo joro ry'igicuku, akanarinda imyenda ye. Uwo ni we wenyine uzamenya ibyo kugaruka kwanjye. Yesu azagaruka mu gihe gito. Ni amagambo Imana yanyujije mu kanwa ka Pastor Luis Gonçalves wo mu gihugu cya Brazil. Aravuga ati, n'agahinda gakomeye cyane azahindukirira abo yaremye bazaba barimbutse, maze ababaza ati, bana banjye, narabaremye, ndabapfira, ndabazukira, mpfa nabi ku bwanyu, ntukwa nabi ku bwanyu, nkubitwa imikoba kandi nambara ikamba ry'amahwa ku bwanyu. Nabakoreye byose bishoboka, kandi dore narinje kubajyana nimuhira, ariko kubw'amahitamo yanyu mabi murarimbutse. Niki nagombaga kubakorera ntakoze mwankoze z'ibibi mwe? Ngo namara kubabwira ayo magambo, imbere yabo hazanyuraho filime. Buri wese azasubiza amaso inyuma maze yibuka ibyamubayeho byose mu buzima bwe
kuva mu bwana bwe akiri muto kugeza icyo gihe, ubwo buri wese azaba amaze kureba uburyo yakoresheje igihe cye nabi n'imiburo yose ubwoko bw'Imana bwamuzaniye akanga kuyakira, azarira yicuze maze agwa apfukamye. Abantu babonye filime nyinshi mu buzima bwabo, babonye abantu bicana, babonye abantu bava mu byizerwa, abandi batandukanye imiryango n'inshuti. Ibyo byose byababaje imitima yabo, kandi kugeza uyu munsi bihora bikomereye imitima yabo. Nyamara nubwo bimeze bityo, nta filime izababaza umuntu nko kurimbuka agashya gakongoka, kandi igitambo cya Yesu cyaratanzwe, kigatangwa ku buntu, nta mafaranga, nta kiguzi, nta kintu n'iki na kimwe umuntu abasha gutanga, ariko umuntu akarimbuka. Yesu naza nk'umujura azasanga uri maso muri icyo gicuku, azasanga imyenda yawe ari byo bisobanura imico ya Kristo warayirinze, cyangwa azasanga waramaze gusinzirana n'abandi bamaze kwanduza imyenda yabo. Uzaba umeze ute muri icyo gihe? Nkwaye ikaze muri iki kiganiro cyo kugaruka kwa Yesu. Pastor Luigi Gonçalves aradusobanurira uko bizagenda Yesu agarutse. Nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro, uri kumwe na Jacques Lameke, kandi aguhaye ikaze. Bibiliya ivuga ko Yesu nagaruka abamarayika bose bazaba bazanye na Yesu. Mbese uzi uko abamarayika bari mu ijuru bangana? Nta muntu uzi umubare nyawo wabo, ariko Bibiliya ivuga ko ari amamiliyari n'amamiliyari, amamiliyoni n'amamiliyoni, biliyoni n'amabiliyoni, amatiriyoni n'amatiriyoni, amakwadiriyoni n'amakwadiriyoni. Icyo ni ikigereranyo bavuga berekana ko nta muntu ubasha kubabara. Ni ibintu byinshi cyane, ni abamarayika benshi cyane. Abo bose bazaba bazanye na Yesu kuri uwo munsi, maze bakora igicu kirabagirana, igicu kinini cy'umweru. Bibiliya ikomeza ivuga ko mu Byahishuwe 8:1 ko mu ijuru hazabaho ituza. Iyo Bibiliya ivuze ko mu ijuru hazabaho ituza, ni uko abamarayika bose bazaba bavuye mu ijuru bazanye na Yesu. Bavandi, ijuru rizahagarara, isi izahagarara, n'ikirere kizahagarara. Ubwo ibyago 7 bizaba bimaze gusukwa, ku ijuru hazijima. Mwumve ibi bintu bavandi, mubyumve mubishyizeho umutima. Namwe musanzwe mubizi, mwongere mubyumve. Aho ku ijuru hazijima, ibicu bizijima, hazabaho ikirere kimeze nk'icy'imvura, cy'umuyaga ukomeye, ariko nta mvura izagwa. Aho hagati ibicu byose bizijima, kimwe muri ibyo bicu by'umukara kizatangira kurabagirana, kirabagirane. Amaso y'abantu b'inyokomuntu yose azerekera kuri icyo gicu kirabagirana, n'agahinda, n'agahinda, n'agahinda gakomeye cyane. Yesu azavuga ati, bana banjye, narabaremye, ndabapfira, ndabazukira, nari ngarutse ku bwanyu, nabakoreye byose bishoboka. Kuki koko mutanyemeye? Ubu igihe cyarenze, ubu nta kintu nkibasha kubakorera. Umuntu wese uri ku isi yavutse ari umunyabyaha uretse Yesu wenyine na Adamu na Eva. Abandi bose basigaye bavutse ari abanyabyaha. Uretse abo bonyine tuvuze, mu bandi basigaye nta wigeze avuka yera cyangwa arusha abandi kuba umutoni ku Mana. Bose bavutse ari babi. Tuvuka tutari ba pasitoro, ba papa, ba bishopu n'abandi. Ibyo tubyitwa tugeze ku isi. Noneho reka twibaze tuti, ko abantu bose bavutse ari abanyabyaha, kuki hari abazajya mu ijuru maze abandi bakarimbuka? Ko abantu bose babana ku isi, bakarya bimwe, bakanywa amazi amwe,
bose bakambara imyenda, bakajya mu nsengero gusenga, bakiga mu mashuri amwe. Ni iki kizatuma abantu bamwe barimbuka abandi bakajya mu ijuru? Igisubizo kiroroshye cyane. Ni amahitamo ya buri wese mu mudendezo Imana yamuhaye. Wumvise neza ikintu kizatuma abantu bamwe barimbuka bakabura ubugingo buhoraho, maze abandi bakabona ubugingo buhoraho, bagatandukana by'iteka ryose, kandi bose barabanye ku isi mu buzima bugoye bwo mu isi. Niba rero amahitamo ari cyo kintu cyonyine kizatandukanya abantu bose, jya wubaha amahitamo ya buri wese, kandi wirinde kuvogera umudendezo wa buri wese, kuko n'Imana ibigenza gutyo. Turi ku isi dutandukanye, kandi muri uko gutandukana twanahisemo amahitamo atandukanye. Bamwe bahisemo kwinezeza mu byaha, barya ibyo bashaka, banywa icyo bashaka, basambana uko bashaka, bakora ibyangwa n'amaso y'Imana uko bashaka, kandi Imana nayo yarabaretse ngo babikore uko bashaka, kuko ari amahitamo yabo. Nyamara nubwo bimeze bityo, hari irindi tsinda ry'abantu nabo bagize amahitamo. Ayo mahitamo yabo ahora bahangayitse buri munsi, ntibaryama neza ngo basinzire, ngo batuze, kuko igihugu barimo bumva atari iwabo. Bahora bibaza bati, ni gute twabona agakiza Imana yasezeraniye ba sogokuruza? Bahora bibaza bati, ni ryari tuzagera iwacu ngo dukurwe mu isi y'ibibazo? Iryo tsinda ryamenye ko mu isi dufashe igihe mu ntambara, ko ariko igihe kizagera abera bagataha iwabo. Iryo tsinda rigizwe n'abagenzi bahisemo kubaho ubuzima bwahisemo Imana, kandi amahitamo yabo nayo ngayo. Ayo matsinda yose uko ari abiri, Imana irayazi kandi yubaha amahitamo yabo. Ariko igihe kizagera Imana ivuge ngo, igihe kirageze ngo ubwoko bwampisemo bukure mu isi irushaho kububabaza, bujyana aho buzabonera uburuhukiro. Si Imana izabivuga gusa, ahubwo na Yesu agomba kuzavuga amagambo yigeze kuvuga. Ayo magambo aboneka muri Yohana 17 ku murongo wa 24. Yesu azavuga aya magambo avuga ngo, Data, abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahabana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Azakomeza avuga ati, Data ukiranuka ab'isi ntibakumenye, ariko jyewe narakumenye. N'aba nabo bamenye ko ari wowe wantumye, nabamenyesha izina ryawe, kandi nzaribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanjye mbe muri bo. Yesu namara kuvuga ayo magambo, azahaguruka ku ntebe y'imbabazi. Si uko imbabazi ze zizaba zirangiye, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose, ahubwo igihe isi yahawe kizaba kirangiye. Azatanga itangazo rikomeye rivuga ngo, birarangiye. Nyuma y'iryo tangazo, abazaba barahisemo nabi ntibazihana ngo bishoboke, bazaba baratinze cyane. Ubwo nibwo filime y'ubuzima bwabo bwose izanyuzwa imbere y'amaso yabo, kuva ari abana bato kugeza icyo gihe, maze babona uburyo nta Imana itakoze ngo babone ubugingo buhoraho, ariko bagahitamo ubuzima bwo kugomera amategeko y'Imana no gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Muri icyo gihe, umuntu wese azasobanukirwa uko yitwaye ku isi n'uburyo yapfushije igihe cye nabi. Yesu nahaguruka ku ntebe y'imbabazi, nta muntu n'umwe uzabimenya. Twese tuzaba dukora nk'ibisanzwe. Abashoferi bazaba bakijya Nyabugogo, abakatisha amatike y'indege zijya muri Qatar no mu Bushinwa bazaba bayakatisha, abanyeshuri bazaba biga nk'uko bisanzwe, abacuruzi bazaba bacuruza, kandi abasenga bazaba bagisenga. Nta muntu n'umwe uzamenya ko imbabazi zarangiye, kuko atari itangazo Imana izavugira ahantu runaka mu kirere ngo abantu bose baryumve. Yesu agiye gusubira mu ijuru, hari ikimenyetso gikomeye yasize atubwiye kizaranga ko umwana w'umuntu agiye gutunguka ku bicu. Yatubwiye ko icyo kimenyetso nitukibona tuzamenya ko agiye kuza bidatinze. Reka turebe ko icyo kimenyetso cyaba cyarabaye. Icyo kimenyetso cyanditswe na Luka, umuntu w'Imana wari umuganga icyo gihe. Luka yacyanditse mu gice cya 17 ku murongo wa 26, maze arandika ati, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizaba no mu minsi y'umwana w'umuntu. Iri somo Luka yaryanditse kera yerekana uko muri 2025 bizaba bimeze. Uyu munsi rero ntabwo dukwiye kuvuga ngo uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba bimeze, ahubwo dukwiye kuvuga ngo
kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bimeze uyu munsi. Ntabwo ari uguhindura Bibiliya, ahubwo ni ukugira ngo twumve ko twamaze kugera mu minsi nk'iyo kwa Nowa, nk'iyabo kwa Nowa bari barimo. Bararyaga, baranywaga, bagasambana, bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana byose. Kandi ibyo nibyo biganje mu minsi yacu. Ntabwo kurya no kunywa ari ikibazo, kuko Imana niyo yatubwiye ngo tujye turya. Yabitubwiye mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 29. Handitswe ngo, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizaba ibyo kurya byanyu. Imana yari izi ko abantu bagomba kurya kandi bakanywa, ariko igihe cyarageze abantu barya nabi, banywa nabi, inzoga ziba ibyo kunywa byabo, barya ibyo bashaka, bambara uko bashaka, amataba atuma imyotsi bayakurura uko bashaka. Abayakora bavuga ko kuyanywa ari bibi, ariko abayanywa bakavuga ko bazakomeza kuyanywa kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwabo. Twumva ubuhamya bw'abagore n'abakobwa bajya mu bindi bihugu nta kindi kibajyanye uretse kujya gukora umwuga w'ubusambanyi. Gusambana byabaye umwuga, mbega umwuga mubi. Tumenyereye ko kugira ngo umuntu akore umwuga abanza kunyura mu ishuri akiga, akihugura, maze akazaba azi neza amabanga yose y'uwo mwuga. Ubwo niba no gusambana byarabaye umwuga, ubwo hari ababyigisha, haba hari ikintu abo mu minsi ya Nowa bakoraga, iyi si yacu ikaba itaragikora. Niba ntacyo rero, ubwo Yesu agiye kugaruka, kuko yavuze ko najya kuza isi izaba imeze nk'uko isi yari imeze mu gihe cya Nowa. Muri Matayo 24 ku murongo wa 37 kugeza wa 39 hari amagambo Yesu yavuze, kandi yayavuze ari twayavugiye. Handitswe ngo, uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya, kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Ndagira ngo utinde ku magambo avuga ngo bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya. Niki cyatumye aba bantu bayoberwa ko Nowa yinjiye mu nkuge? Aba bantu bari bari he ubwo Nowa yinjiraga mu nkuge? Igisubizo twagisomye ku murongo wa 38. Handitswe ngo, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya. Nk'uko uri kubyumva muri ayo magambo, ibyo nibyo byabahugije, maze Nowa akarinda yinjira mu nkuge, ntibabimenya. Nowa ari kwinjira mu nkuge uyu munsi, urabizi? Cyangwa uri kurya gusa, uri kunywa? Aho ntiwaba uri gushyingirwa? Cyangwa uri gushyingira ukaba utazi ko Nowa ari kwinjira mu nkuge uyu munsi? Nk'uko mu minsi ya Nowa byari biri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko bizagenda. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paji ya 69, baranditse ngo, imbabazi zari zimaze gukurwaho ku bwoko bwacumuye. Inyamaswa zo mu gasozi n'ibiguruka byo mu kirere byari byamaze kugera mu buhungiro. Nowa n'ab'inzu ye bari mu nkuge, maze Uwiteka aramukingirana. Umucyo urabagirana cyane warigaragaje, icu cy'ikuzo kimeze nk'umurabyo kimanuka mu ijuru, maze kibambika ku muryango w'inkuge. Urugi runini cyane rutashoboraga gukingwa n'abari bari imbere, rukingwa buhoro buhoro n'amaboko atagaragara. Nowa yakingiraniwe imbere, naho abanzi imbabazi z'Imana bakingiranirwa hanze. Ikimenyetso cy'ijuru cyari kuri urwo rugi, Imana yari yarukinze, kandi Imana yonyine niyo yashoboraga kurukingura. Nanone Kristo narangiza umurimo wo kuburanira abanyabyaha mbere yuko aza ku bicu byo mu ijuru, urugi rw'imbabazi ruzakingwa. Imbabazi z'Imana zizaba zikuwe ku bakiranirwa, na Satani azaba amaze kwigarurira rwose abazaba baranze imbabazi. Bazagerageza kurimbura abantu b'Imana,
ariko nk'uko Nowa yari arindiriwe mu nkuge ntacyo ashobora kuba, n'abakiranutsi bazaba barinzwe n'imbaraga y'Imana. Pastor Luigi aravuga ati, Yesu azabazwa cyane n'abantu bazaba barimbutse, kandi ntacyo atabakoreye ngo bakizwe. Abantu bazarimbuka barabuze iki? Ni ibyo kurya, ni ibyo kunywa, ni ibyo kwambara se? Ni ukwambara ubusa? Pastor arakomeza akavuga ati, icyo gihe mu bazaba barimbutse, buri wese azibuka ibihe by'amahirwe yagiriye mu buzima, ariko akayakoresha nabi. Azibuka imiburo abana b'Imana bamuhaga, ariko akabaseka, ndetse akabatuka nk'uko byagenze kuri Nowa. Reka dusozereze ikiganiro ku magambo akomeye aboneka mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ndakwifuriza kutazaboneka muri aba bantu, kuko bazabona filime mbi bagiriye mu buzima. Ni kuri paji ya 641. Turakomeza. Handitswe ngo, hejuru y'intebe ya cyami haboneka umusaraba, kandi haboneka ibisa n'amashusho y'uruhererekane yerekana ukugeragezwa kwa Adamu no kugwa kwe, ndetse n'urukurikirane rwo gusohora kw'inama ikomeye y'agakiza. Haboneka amashusho y'umukiza avukira mu muryango wa gikene, imibereho ye yo kwicisha bugufi no kumvira, kubatizwa kwe mu ruzi rwa Yorodani, kwigomwa kurya no kugeragezwa kwe ari mu butayu, umurimo we wo kubwiriza ubutumwa no guha abantu imigisha ikomeye ituruka mu ijuru, iminsi yamaze akora imirimo y'urukundo n'imbabazi, ndetse n'amajoro yaraye wenyine atagoheka asenga Imana mu mpinga z'imisozi. Imigambi n'ishyari bamugiriye, urwango n'ubugome bamugororeye ku neza yabagiriraga, agahinda gakomeye yagiriye mu gashyamba ka Getsemani, ashengurwa n'uburemere bw'umutwaro w'ibyaha by'abari mu isi. Kugambanirwa kwe agatangwa mu maboko y'igico cy'abagome, guteraganwa ko mu ijoro riteye ubwoba, uko bamuboshye ariko ntiyirwaneho, abigishwa be yakundaga bamutereranye, akubitwa agateraganirwa mu mihanda y'i Yerusalemu, umwana w'Imana asuzugurirwa imbere ya Ana, ajyanwa imbere y'umugiranabi Herode, bamukoba bamutuka, bamwica urw'agashinyaguro, ku iherezo bamucira urwo gupfa. Ibyo byose bigaragara neza imbere ya bose. Hanyuma imbere y'iryo teraniro ryifashe impungenge, hahita andi mashusho ateye ubwoba n'agahinda yo kubona uwo munyamibabaro wamenyereye intimba agenda ateguza mu nzira igana i Karuvari, kubona igikomangoma cy'ijuru amanitswe ku musaraba, abatambyi b'abanyagasuzuguro na rubanda bamukoba, ariho asambira ku musaraba, umwijima utigeze kubaho, isi ihinda umushyitsi, ibitare bimeneka, ibituro bikinguka, bigaragaza umwanya wahise ubwo umucunguzi w'isi yatangaga ubugingo bwe. Ibyo bintu biteye ubwoba bigaragara nk'uko byakozwe. Satani n'abamarayika be hamwe n'abayoboke be bose nta bushobozi bagifite bwo guhindura ibikorwa byabo bibi bakoze. Ikibi cyose umuntu wese yakoze akibona kimeze nk'uko yagikoze. Herode wishe abana b'abaziranenge b'i Betelehemu kugira ngo yicemo n'umwami wa Isirayeli. Herode yaremerewe n'igicumuro cy'amaraso ya Yohana Umubatiza, umunyantege nke Pilato wakoreraga gucungura igihe gusa. Abasirikare b'abakobanyi, abatambyi n'abatware b'Abayuda n'iteraniro ry'abantu bashengutse bemera gusakuza bavuga bati, amaraso yazatubeho n'abana bacu. Bose bibonera ububi bw'ibyaha bakoze. Bashatse aho bihisha igitsure cy'umwami w'ijuru n'ubwiza bwe burabagirana nk'izuba, maze barahabura. Mu gihe abacunguwe bo barambikaga amakamba yabo ku birenge by'umukiza, buri wese atera hejuru ati yarampfiriye. Muri iryo teraniro ry'abacunguwe harimo intumwa za Yesu, intwari Pawulo, Petero w'umunyabwira, Yohana ukundwa kandi agakunda, ndetse na bagenzi babo bari hamwe n'imbaga nini y'abapfuye bazira kwizera kwabo. Mu gihe hanze y'umurwa hazaba hari ibibi n'ikintu cyose kizira, hazaba hari abarenganirije abandi kwizera kwabo, ababashyize mu mazu y'imbohe n'ababaciye imitwe. Hazaba hari Nero, wa mwami uteye ubwoba w'imico ya kinyamaswa n'umugizi wa nabi. Azaba areba umunezero no gushyirwa hejuru kwabo yajyaga yica urubozo kugira ngo anezeze Satani. Nyina wa Nero azaba hari yirebera ingaruka z'ibikorwa by'umuhungu we, areba ikimenyetso cy'imico mibi yarazwe na nyina.
irari yashyigikiye kandi akarifasha kujya mbere, anatanga icyitegererezo. Ibyo byeze imbuto z'ubugome bwahindishije isi yose umushyitsi. Aho kandi hazaba hari abapapa n'ibyegera byabo bihamiriza ubwabo ko ari bo basimbura Kristo ku isi, nyamara bagakoresha inyundo, gereza n'ibibando kugira ngo babashe kuyobora umutimanama w'ubwoko bwe. Nta gihe gisigaye Yesu akagaruka. Buri wese azasubiza amaso inyuma arebe uko yitwaye mu buzima, kandi abera bazaba mu murwa w'Imana iteka ryose. Abera bazahorana amahumbezi y'igitondo gihoraho, kandi intambara ikomeye izaba irangiye. Icyaha n'abanyabyaha ntibazongera kubaho ukundi, kuko ijuru ryose n'isi yose bizaba byejejwe. Guhera ku kanyabuzima gatoya kadashobora kuboneshwa ijisho ukageza ku isi irusha izindi ubunini, ibyaremwe byose, ibihumeka n'ibidahumeka, mu bwiza bwabyo busesuye no mu munezero wabyo uhoraho, bitangaza ko Imana ari urukundo. Neza kubana natwe muri iki kiganiro twashingiye ku kibwirizwa cya Pastor Luis Gonçalves wo muri Brazil. Uwagiteguye kandi akakikugezaho yitwa Jacques Lameke. Gira umugisha, Imana iguhire.